Ntitwirirwa tubatindira rero abakunzi b'Intare Official, mwiriweho neza, murakomeye cyangwa mwaramutse biturukanye naho muherereye mu mpande zose z'isi. Mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo. Ibintu byakomeje gukara, ingabo za Wazalendo, ingabo za FDLR, ingabo z'abacanshuro, abo ngabo bari bongeye kugaruka kuza kugaba ibitero hano muri Bweru. Ndaza kubabwira n'andi makuru yo hirya no hino, ariko reka manze ahangaha muri Bweru uko byitwaye, uko bimeze muri kano kanya. Ngo burakeye Ibweru ngo barahatete na mwa kino gitondo. Aya ni amakuru mbyirwa n'imboni zacu ziri hariya. Ngo nonaha bari gutambuka baturutse ku ihembe, ariko ku ihembe Intare za Sarambwe zongeye kuyisubiza. Reka mbaye amakuru, Intare za Sarambwe zari zamaze gufata kiriya gice cyariya ku ihembe, ariko Intare za Sarambwe zirongera zivamo, haza kugarukamo bariya bo muri Nyatura yo kwa Jean Marie Bonane. Bamaze kugarukamo Intare za Sarambwe zivamo, ariko Intare za Sarambwe zongera kuhisubiza. Nuko ngo bamwe mu ba FDLR, abasirikare ba FARDC muri ya regime yari yazamutse, bongeye kugaragara baca hariya mu kiriya gice cya za Bweru, ariko nabo baza kuza kongera kugwa muri ambuscade y'Intare za Sarambwe zibavisha imyuna. Kugira ngo mubyumve neza, baje kugwa muri ambuscade y'Intare za Sarambwe, Intare za Sarambwe zibavisha imyuna, barongera basubira inyuma. Uko bari baje basubirayo batatanye. Uri kumva ko ibyo bari bamaze gutegura ntabwo byababereye nk'uko byari bimeze hariya muri Bashari Mokotorero. Reka mbabwire, 90%, 95% arakontororwa n'Intare za Sarambwe, 5% haracyari mu maboko ya Nyatura, abazungu bayobowe na General Autoproclamé Jean Marie Bonane, ndetse n'abandi ba Wazalendo, abanyatura bayoborwa na General Autoproclamé Kagiri. Nababwiye ko umwe mu bajenerali bari bakomeye hariya, uwitwa General Gafumberi, yarashwe. Ayo makuru narayababwiye. Ni ukuvuga ngo Wazalendo bahariya rero bakomeje gucika intege. Wazalendo bahariya rero bakomeje gucika intege mu buryo bukomeye. Muri kumva ko ibintu rwose ntabwo ari byiza kuri Wazalendo, ntabwo ibintu ari byiza kuri Wazalendo muri kariya gace kayobowe nabo. Intare za Sarambwe zikomeje kubangiriza, Intare za Sarambwe zikomeje kubagirira nabi mu buryo bugiye butandukanye. Bakunzi b'Intare Official rero, icyo nzi cyo ndabakunda cyane, niyo mpamvu nabashije kwegera abaturage bamwe bahariya. Hari ibyo bambwiye. Uyu yambwiye ati ijwi ryanjye nturikoreshe, ndetse na video yanjye ntuyikoreshe, ahubwo koresha ano magambo. Yambwiye ati muraho Bemba, Imana ishimwe, komera cyane kandi gubwa neza. Ati ahangaha muri Bashari Mokoto ibintu birakomeje kuba bibi, kuko kugeza amagingo yanga hano kivuye na Bweru n'umunuko. Wazalendo, FDLR na FARDC bakimara kugera hano baje guhura n'inkuba. Izo nkuba zirabakubita zirabaritagura. Ni inkuba basanze ari Intare za Sarambwe. Ati twabireberaga ku musozi, ariko twarebaga uburyo FARDC, FDLR na Wazalendo bari gukubita amakiribite. Amakiribite buriya se ndabyita ngo iki? Ukiribita amakiribite use ndabyita ngo ikira? Ngo bamukubitaga isasu agakubita amakiribite nk'5, aho bamurasi ukahasanga hari amaraso, ukazajya kumusanga nko muri metero 15. Uri kumva ko bahuye n'uruva gusenya. Bamukubitaga isasu ry'abamukubise
rikamuzamura rikamubirindura rikamukubitisha icy'amakiribite rikamugeza muri metero nka 15. ati twagerageje guhamagara abo kwa Jean Marie Bonane tubabwira ati mureke gukomeza kwicisha aba bana, ntabwo bigeze batwumva. ubu akazi turi gukora no dufatanyije na Croix Rouge nako gushakisha no gukomeza gushingura iriya mibiri y'abana bacu bakomeje kugwa ku rugamba. abo bana bacu twarabinginze banze kumva, ngo ikibabaje nuko n'abari kuba barasa ari bagenzi babo, ariko bamaze gufata umurongo mwiza wo kujya mu ntare za Sarambwe. atangaha abari gukora operasiyo hano ni bamwe bari muri za Wazalendo biripotinga mu ntare za Sarambwe. abo ngabo nibo bari mu kazi k'ubwenge, akazi gakomeye ahangaha. ati Bwana Bemba, turabizi yuko aramwe ngo radiyo yawe ngo yumvwa na Jean Marie, yumvwa na Wazalendo, wababwiye koko ko ibyo bari gukora atari byiza, bagafata umurongo nk'uw'abandi bakongomani. atangaha turi mu bwatsi bwa Corneille Nangaa, turi mu bwatsi bwa General Emmanuel Sultani Makenga. ati ibingibi Wazalendo barimo bari kwibeshya. ati ahubwo babwire unabasensibilize urebe yuko bagira umurongo bagenderamo. ati kuko abana benshi n'imiryango myinshi tumaze kuhaburira benshi bivuye kwa Kagiri, bivuye kwa Jean Marie, kandi bo bigaramiye. ati ibyo barimo ni ubujura bw'ingurube, ubujura bw'inka, nta bindi bari gukora. ati icyo nakubwira Bwana Bemba, tumaze gutakaza abantu benshi apartiri yo kuva Nyabyondo, Rukweti, Rwibo ndetse Kinyana, Bibwe na Nyange, Rwama, Karembe. tumaze kuhaburira abana bagera muri 300 bo tuzi bakomoka muri Bashari Mokoto, baroshwe na Jean Marie na Kagiri. ati Bemba, gira icyo gukora ubabwire. njye rero mwana wa mama nta munsi nababwira, kandi noneho n'icyo nababwira kindi nuko maze no kurambirwa. igihe nababwiriye kirahagije, maze kurambirwa rwose, maze kurambirwa. narababwiye ndukuvuga ngo kuba batumva ntabwo ari ikosa rya Clever Bemba, ahubwo ni ikosa ryabo bwite. njyewe ntacyo ntakoze. murumva ko ibintu ntago bikomeje korohera Wazalendo muri kiriya gice. reka twikomereze n'ubundi twigire muri teritware ya Mwenga, teritware ya Shabunda. muri teritware ya Shabunda abaturage bakomeje gutabaza, bahamagara intare za Sarambwe, bahamagara M23 kugira ngo ibatabare. ati M23 mumaze gufata igice gito, kandi ni igice kigizwe n'amashyamba. atangaha turabinginze, turabasaba kugira ngo murebe ko mwaza mukarekipera n'ubundi buce, kuko Wazalendo, FDNB, FRDC, FDLR batumereye nabi. ati ubu mu bice bitari by'abari imbere ubutumwa babugeneye babutuma kuri General Byamungu Bernard Tiger One. bababwira ati afande Tiger One, ngwino udutabare, wohereze abacunguzi, wohereze abatabazi. ati tuzi ko General Emmanuel Sultani Makenga ari we Mesiya. ati se Mesiya watugeraho, waje ukadutabara tugatabarwa, twohereze abo bacunguzi baze badutabare. ni nyuma yuko imijyi imwe n'imwe ya hariya yaba za Kamituga n'ahandi hagiye hatandukanye, FRDC na Wazalendo bakomeje bya bikorwa byabo byo kugenda biba abantu muzi amateka. ngiye kubabwira ngo mushyire akaboko hejuru, ariko n'ubundi mugashyire hejuru uko byagiye bigenda mu bice byinshi. aho M23 mbere yo kuhafata ibyahakorwaga,
ubu ngubu hari abantu bari gutabaza hariya muri Uvira, yaba abadepite yaba n'izindi nzego nyinshi za leta, bari kuvuga bati turatabarwa gute? Ati se ibice dushobora tubirekere M23 izi bifate? Mwabyumvishe Justin Bitakwira ari kuvuga ati ahari M23 hari umutekano, haratekanye, hameze neza. Atariko hari wazalendo, ni ibibazo ku bibazo, problem sur probleme, shida ku shida. Ati mwatubabariye, ninde w'ibyihene ni muzalendo, ninde w'ibyipanya ni muzalendo. Bari gukora operation, nagiye nkunda kuzita amazina, operation bita operation heha. Heha ngo nuguheha icyo usanze cyose, yaba ameza, yaba intebe, yaba uburingiti, yaba ingutiya, yaba ijerekani, yaba isafuriya, yaba ibase, yaba ipanya, yaba ingurube, yaba imbwa. Murabizi bari abakatanyama bakunda kurya imbwa cyane, niyo nyama baprefera bita ngo ni chimbelembele, bakunda kurya chimbelembele, nayo ntabwo bayihitaho. Ibiciro byariya muri Shabunda bisigaye bitari byabari imbere n'intare za Sarambwe. Abaturage bari gutabaza ati Mesiya twoherereze abo bacunguzi baze baducungure batuvane mu ngoma mbi. Ibyo bishatse kugaragaza ko mu bice byose birimo FRDC, mu bice byose birimo FDNB na wazalendo, ko byose bikeneye kugira ngo bibe libere. Imana ishobora byose rero nikomeze ifashe intare za Sarambwe zijye no mu bindi bice. Hariya muri territoire ya Mwenga, abaturage bariya muri centre ya Mwenga nabo bakomeje kwinubira umunuko w'abasirikari b'abarundi baguye hariya. Abacanshuro nabo barahaguye. Burya amakuru umuntu agenda ayakurura buhoro buhoro, amakuru agenda aza buhoro buhoro. Ni ukuvuga ngo umubare w'abacanshuro ukomeje kuzamuka, yaba wo muri Colombia, ndetse hari n'ibindi bihugu by'i Burayi byagiye bibohereza, kuko uriya witwa niba ari Prince Nde wagiranye amasezerano na Perezida Gisegeti Kirumbo, yagiye kurekrita abo muri Colombia, ariko afata no mu bindi bihugu kuko bo ni abacanshuro, ndetse ku makuru akavuga ko harimo n'abo muri Afurika y'Epfo, abo mu bihugu bya Afurika bagiye kuba abacanshuro muri iriya sosiyete ya Blackwater. Harimo abo muri biriya bihugu by'i Burayi bagiye kuba abacanshuro muri Blackwater, bo bagiye gushaka akazi. Ariko icyo nababwira ati kuza gushaka akazi ukaza kugashakira ku ntare za Sarambwe, ziragukubita, zirakuvutura. Ntabwo intare za Sarambwe zabyihanganira kubona ibibazo baza guteza ibibazo. Icyo nzi cyo kimwe nuko kwikiri mwamubonye ari muri Mwenga, yaje kugira ngo babwire ngo kwikiri. Ubu ngubu M23 Alliance Fleuve Congo MRDP twirwaneho bavuze bati noneho nitwongera gufata umucanshuro twabahaye dernier avertissement, tubabwira ko tudakeneye abacanshuro mu gihugu cyacu. Ubu ngubu rero ibizababaho ntimuzabimbaze ngewe Clever Bemba, azagira icyo muzambaza ku bijyanye n'abacanshuro, kuko baraburiwe ntibumva, barabwiwe ntibumva. Kuvuga ngo amatwi ari mu rupfu nagira ute ntiyumva. Abantu benshi rero bakomeje kwibaza bati ko Perezida Gisegeti akomeje gusaba imbabazi, ko Perezida Gisegeti akomeje kubwira intare za Sarambwe ati mureke kunkubita hababaza kuko mwarambabaje bikomeye. Ati se M23 ahubwo mureke dufatanye duhige FDL, duhige wazalendo, nitumara kubahiga dufatanyirize hamwe twubaka igisirikare. M23 rero ibi ngibi ni ibikozwa, ndababwiza ukuri ko M23 ko bino bintu itabikozwa. Umuyobozi w'umutwe wa M23 Bertrand Bisimwa yatangaje ko batemera na gato igitekerezo cyo kwinjizwa cyangwa gusubizwa mu ngabo za FARDC. Izi ni izo ngabo z'igihugu, Force Armée de la République Démocratique du Congo, cyari gisanzweho. Avuga ko
zatsinzwe, avuga ko ingabo za FARDC zatsinzwe, ati ntabwo tuzajya kwifatanya n'ingabo zatsinzwe, ati twebwe ntabwo twifatanya n'ingabo zatsinzwe kuko twe turi ingabo zatsinze. Ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikeneye igisirikari kimeze nk'igisirikari cya Armée Révolutionnaire Congolaise, igisirikari cy'impinduramatwara cya Kongo. Bakeneye Police Révolutionnaire Congolaise, polisi y'impinduramatwara ya Kongo. Mu butumwa yashyize ahagaragara, Bertrand Bisimwa yagize ati twabivuze kenshi kandi turongera kubihamya no ku meza y'ibiganiro, kwinjizwa brassage cyangwa mixage mu ngabo zatsinzwe si inzira yacu. Duhisemo kubaka no kuyobora ingabo nshya z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kumva ko igisirikare cya Kongo mu gihe ma 23 yagirana amasezerano bya bindi birirwa bari kwandika, ntabwo kizitwa Force Armée de la République Démocratique du Congo, ahubwo kizahindura n'izina kitwe Armée Révolutionnaire de la République Démocratique du Congo. Ibi bitangaje mu gihe harushaho kugaragara umwuka mubi mu gihugu hagati ya guverinoma ya Kongo n'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23 uri mu ihuriro na MLDP twirwaneho, n'inama yabo ya politike igishyigikiye ko habaho impinduka zifatika ku miyoborere y'igihugu no ku mutekano. Kugaragaza ko batemera kongeza kwinjizwa mu gisirikare cya FARDC ni ikimenyetso cy'ihinduka rikomeye mu miterere ya M23, bigaragaza ko bari kwitegura gushyiraho inzego zabo bwite za gisirikari no kwihagararaho nka leta nshya cyangwa igice cyihariye kiyomoye. Murabyumva? Aya magambo ya Bisimwa ashobora kongera gufatwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa no kwigomeka ku mategeko y'igihugu, ariko ku rundi ruhande atanga ishusho y'uko ibiganiro bishingiye ku kugarura amahoro bisaba impinduka zifatika mu miterere y'igihugu. Ibi ngewe nkunda kubivuga nkavuga ati ibi ngibi byo bita ko ari ibiganiro bibera hariya za Doha nahe, biriya ni impapuro bagenda bagasinya ubundi bakicara bakarindira ikizabo. Ariko nge icyo nemeza nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubuyobozi bubi bugomba kuvanwaho n'isasu. Ntabwo buriya buyobozi bwa gisegeti bwavanwaho n'ibiganiro bizabera Doha, n'ibiganiro bizabera Washington. Ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kimaze imyaka, MONUSCO yicaye mu mujyi wa Goma, MONUSCO yicaye Kiwanja, MONUSCO yicaye Kanyabayonga, abaturage bagapfa, MONUSCO igafotora. FARDC na wazalendo bakica abaturage, MONUSCO igafotora. Ubwo butabazi bwayo se? Bisimwa na M23 bavuga ko barambiwe guhezwa, gusubizwa inyuma mu masezerano adashyirwa mu bikorwa no gusubizwa mu ngabo zitagira umurongo cyangwa icyerekezo gifatika. Byavuzwe n'abadepite baravuga bati FARDC barahembwa 600,000 francs, ma 23 abana barimo nibahembwa, atariko barakomeza kubaka ibice buri munsi kubera ubwitange n'icyo baharanira n'icyo barwanira kuko barakizi. Ati se mwebwe muri mu biki, mukure ubutiku aho ngaho. Gisirikare kitagira icyerekezo nawe urumva ko utakijyamo. Ibi bishobora kuba intangiriro y'igihe gishya cya politike n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho M23 ishaka kugira ijambo mu kubaka inzego nshya z'igihugu. Nukuvuga ngo impinduramatwara zigomba kubaho, M23 ikagira icyo
donc ikagira icyo ihindura, ikabihindura neza. Hano ndabona ari amakuru mashya angezeho. FARDC uburyo yaje gusubiranamo, ndaza kubikoraho na Wazalendo. Byabaye umunsi w'ejo, ndetse n'ibirindiro bikomeye bya Wazalendo biza gutwikwa na FARDC. Bakunze ibintare official rero, ndabakunda cyane, ariko mu kanya ndaje mbahereze amakuru uko byitwaye noneho